yaramaze hafi umwaka ugiye kuzura arwaye, yararwaye indwara z'amayobera, yarivuje biranga, abaganga bose bakomeye muri iki gihugu yahuye nabo, ariko kubera Imana ari umukozi w'umuhanga iragenda ikora imirimo n'ibitangaza. Njyewe uko nabibonaga narehebye numva ko napfa igihe yarangiye, kubana n'umuntu aremba indwara ikabura biratuyobera. Njye nari nzi ko bitazageza iki gihe akiriho, ariko kubera Imana ari umukozi w'umuhanga ijya ibasha kumva amasengesho y'abana bayo, ni ukuri ndayishimye ko bigeze kuri iyi saha abasha kuba yaza no mu nzu y'Imana. Njyewe ubwanjye nk'umwana w'umuntu ntacyo nakwitura Imana uretse kwinezeza ngakora ibyo ishaka. Imana y'ubujuru yumve ko nyishimye, ni ukuri ndayishimye, nubwo atarashyira neza ariko ndabyizeye ko azakira nk'uko Imana yabimbwiye. Ndayishimye, ni ukuri Imana ibyumve, reka nyicyubahiro. Ayo mashyi twakomeye Imana yewe. Bagira ngo mupfukamye n'amapfukamye ntiwongere kuvuga ngo ntari muzima, kuko ahapfukamye byarangiye. Amen. Yakize apanaza, yakize apanaza akira. Ubu tuvugana yagize ute? Yakize ni muzima. Amen. Apfukamye mureba hano kuri altari byarangiye, abaye muzima. Umwuka wari waramufashe uramurekuye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zimufatiya, 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 zimufatiya. Abaye muzima mu izina rya kandi Imana ikwimuye aho bakoreraga ikuzanye muri Kigali. Imana imuzanye muri Kigali, agiye gukorera i Kigali, agiye gutaha mu rugo rwe, kandi dore Imana ibahaye kwicara mu nzu yayo yo kuiteka afakanye nawe. Imana igiye kubikora mu gihe gitoya, muzakomeze gushima Imana n'ubuhamya n'ubutanga ko ari Imana ivuga ikagira ute igasoza. Nimuhaguruke Imana ibahumugisha. Reka dore ko hari iminota ibiri mu ndirimbo ebyiri. Nawe urashaka kugira icyo uvuga? Ntabyo. Abaki mu mushyitsi ijambo. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ndanezerewe kuba ngarutse muri iri torero. Naherukaga 2017. Mbere na mbere ndashima Imana ko yaturinze jyewe na madamu. Si kenshi ko muze kuba ndi i Kigali nkorera mu ntara, ariko Imana yarandinze. Ikindi ndashimira pasiteri uyu yabanye natwe, nubwo ataranzi cyane ariko yajyaga anyandikira akampumuriza ibibazo ndimo ndabishima. Burya twacatinga simba n'ubu ducatinga reka burya. Hanyuma rero naherukaga 2017 twapfushije imfura yacu, pasiteri adusengera. Nyuma yaho Imana yaduhaye abana babiri beza. Urusengero biragaragaza ko Imana ari rwo igenda ishyiramo kandi igenda ndabonera mu Rwanda. Ese ko mukoma amashyi makeya? Ko tuzagira abana kandi koko twarabagize, turabafite umuhungu n'umukobwa ni bazima, ishimwe n'icyubahiro. Nanjye uyu mwaka utangiye maze kumva ngenda noroherwa, nararwaye koko, ariko madamu yajyaga aza agafatanya na pasiteri bakansengera. Imana ishimwe. Wakize byarangiye. Wakoze cyane. Imana irambwira ngo nkubwire, intambara zose zatambuka imbere yawe zizagusiga amahoro, kuko ntabwo uzigera usoza akazi kawe nabi. Uzagasoza neza kandi ushimirwe imirimo myiza wakoze neza, nk'umukozi witwaye neza utarigeze ujya ahungaye. Imana izarinda iryo jambo ivuze. Kabiri, Imana igiye kubohora mu nda yawe burundu. Mu nda yawe ugomba kubohoka kandi ukakira umugisha wo kubohoka, kuko ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakorera. Imana irambwira ngo ufite isezerano ry'uko ugomba gutwita ukabyara.
iryo sezerano rigiye kuzura kuko Uwiteka agiye kurisohoza. Imana ikongere umwana ku bana mu izina ryawe. Reka dukomere Yesu amashyi menshi n'ibyo icya kabiri Imana yambwiye ngo irinze umutware wawe mu buryo bukomeye. Iramurinze, imushyizeho uburinzi. Cyambere hari akagamba Imana yamusimbukije kandi icyo bashakaga ko ari ukwanduza izina rye. Kabiri Imana irambwira ngo ngubwire igiye kongera kumuteza indi ntambwe kuko ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Gatatu Imana yambwiye ngo agiye kuzasoza ari we wa mbere uba mu rusengero, akazinduka kare mu rusengero, akicara mu rusengero, agashaka Imana mu rusengero, azajya gutanga mu rusengero, azajya akubwira ati rero wowe usigaye nawe usigarane n'abana ngewe uransangayo. Taya Imana irambwiye ngo imuhaye ububyutse bwo kumufata umutima akaba mu rusengero. Ibyo uzabirebesha amaso yawe uzatangara, ariko n'Imana izabikoze. Imirimo akora iragoye ariko Imana igiye kuyimuheramo gukunda urusengero. Kandi azajya mu mbere, azajya avuga ati abarokore batubahiriza gahunda ntabafeke, ariko ngewe isaha n'isaha, gahunda ni gahunda. Imana izamukoresha ibikomeye mu rusengero rwayo. Niko Imana ivuze, izabisoresha umwuka wayo. Ikindi uhawe poromosiyo igiye kubaho, ni wowe Imana ishyiriyeho. Hari igihe Imana ishyiraho ikintu kubera wowe, hari igihe Imana ishyiraho inzira kubera wowe, hari inzira igiye kuvukamo poromosiyo kubera we. Yes, mbibutse ko poromosiyo ya Yosefu yo gusohoka ntiyabaye iy'abandi bose, yabaye iyo wenyine. Hari gukurwa mu bantu ugashyirwa ahantu heza kubera Imana yawe. Niko bigiye kugenda. Reka dukomere Imana amashyi. Irabikwiriye, Imana nziza, Imana igira neza. Yes.